Ibitekerezo by'abahanga byemeza ko abantu bagira imitekerereze itandukanye. Iyo bigeze mu rwego rw'ubukungu, imitekerereze y'abakire itandukanye n'imitekerereze y'abakene ndetse n'imyumvire yabo ikaba itandukanye. Abaherwe batandukanye ku isi bavuga ko ubukire ari amahitamo buri wese ashobora kugeraho. Umuherwe Bill Gates yavuze ko kuba umuntu yavuka akennye atari ikosa rye, ariko kuko gupfa akennye ryo ari ikosa rye. Imitekerereze y'umuntu ndetse n'imigirire ye nibyo bigena uwo azaba we. Aha impuguke mu bukungu akaba n'umuherwe utunze amamiliyoni menshi y'amadolari Daniel Allen yagaragaje ibintu 10 byerekana itandukaniro hagati y'abakire ndetse n'abakene. Nibyo tugiye kugaruka muri kino kiganiro. Reba niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu bambere. Itandukaniro rya mbere hagati y'abakire n'abakene nuko abakene nta cyizere bagira. Abakene nta cyizere bagirira umuntu niyo baba bamuzi. Bahora bibwira ko ashobora kubagirira nabi. Nk'urugero, biragoye kubona umukene ujya muri hoteli ngo yemere gusiga amafaranga bayamubikiye. Ahitamo kuyinjiranamo akayajyana mu cyumba kuko aba yumva ko bayamubikiye ashobora kuyabura bakayigumanira. Mu gihe abakire bo bagira icyizere cyangwa se bizera abantu. Abakire bizera umuntu wese, ibi ngo bibe bifite impamvu yabyo kuko baba bashaka kumwiga ngo bamumenye neza. Ni kenshi umukire ashobora gusohoka mu modoka agasiga adafunze kugira ngo arebe imyitwarire y'abantu abana nabo. Itandukaniro rya kabiri hagati y'abakene n'abakire ni uko abakene buri gihe bita ku makosa n'ibitagenda neza gusa. Aho kugira ngo bite ku byagenze neza banashaka uko bakemura imbogamizi bahuye nazo, abakene bahora biyumvisha ko bitabashobokera kugera ku ntsinzi. Buri kintu cyose bagishakira urwitwazo rwo kuba batakigezeho, ndetse bakikoma bagenzi babo ko ari bo nyirabayazana batuma batagera ku byo bifuza. Mu gihe abakire bo bita ku ntsinzi, abakire ibintu byose babirebera mu ndorerwamo y'ibyiza. Iyo bahuye n'ibibazo bashaka uburyo bwo kubikemura kandi bakirinda gushyiraho urwitwazo urwo ari rwo rwose ndetse no kuba babyegeka ku bandi. Bakora icyo bashoboye cyose ngo bagere ku ntego zabo mu buzima. Itandukaniro rya gatatu hagati y'abakene n'abakire ni uko abakene batekereza ko ibintu bizagenda nabi. Abakene iyo bagiye gukora ikintu bahita batekereza ko kidashobora kugenda neza. Nk'urugero, niba ashaka guhura n'umuntu w'icyamamare ahita yumva ko bitashoboka ndetse akaba yacika n'intege akabivamo. Mu gihe abakire bo bibaza ibibazo. Abakire buri kintu cyose bagiye gukora barabanza bakibaza ibibazo, ese byagenda gute? Umukire aricara akibaza ngo ese byagenda gute nandikiye Perezida wa Repubulika ibaruwa akansubiza. Abahanga bagaragaza ko uko waba wibaza ikibazo bituma ugera ku cyo ushaka. Ni kenshi abana bakiri bato bandikira abayobozi b'ibihugu byabo kandi bakabasubiza. Aba bana baba bafite imitekerereze njyabukire. Itandukaniro rya kane, abakene bigira abantu ibindeba. Ushobora gusanga umuntu mu kigo runaka ukamubaza impamvu nta bikoresho bafite bihagije byo kwita ku bakiriya, akagusubiza ati sinzi impamvu batabiguze, njye ibyo ngibyo si byo nshinzwe. Ibi bigaragaza ko umuntu aba atitaye ku byo akora cyangwa se aba yigize ba ntibindeba. Ni ukuvuga ko we akora ibimureba gusa bitamureba ntacyo bimubwiye. Mu gihe abakire bo bishyiriraho inshingano. Abakire bemera ko bafite inshingano mu kazi kose bakora kandi bakumva ko bagomba kukabazwa cyangwa se bakabazwa ibitagenze neza. Nk'urugero, ushobora kujya muri banki ugahabwa serivisi mbi maze ukabaza umukozi uwo ari we wese uri kuri banki aho ngaho, ukamubaza uti kuki banki yanyu itita ku bakiriya? Umukozi akagusubiza ati twakoze amakosa mutwihanganire. Ibi bigaragaza ko uyu mukozi yitaye ku byo akora, atigize ntibindeba, ndetse n'iyo umubwiye icyo kibazo ashobora kukigeza ku bamukuriye kikaba cyakemurwa ubutaha ntuhabwe serivisi mbi. Iyi ni imitekerereze y'abakire. Itandukaniro rya gatatu, abakene bifuza ibintu by'amafaranga make. Abakene ntibareba agaciro k'ikintu ndetse n'uburambe bwacyo, ahubwo bo bita ku giciro gito. Ikizakubwira umukene ni uko ashobora kugera ku muhanda yabona umwenda w'amafaranga make cyane akawugura nta kindi kintu yitayeho atanerebye ko ari muzima. Ushobora no kuba waracitse imbere. Ni mu gihe abakire bo baba bashaka ibintu byiza kandi bifite ireme ndetse binaramba. Abakire ntibita ku giciro cy'ikintu, bo bita ku kamaro kacyo, ubwiza bwacyo ndetse n'uburambe bwacyo. Umukire ashobora gutanga amafaranga menshi ku kintu abona ko kimufitiye akamaro. Itandukaniro rya gatandatu hagati y'abakene n'abakire ni uko abakire bibwira ko amafaranga ariyo ngenzi kuruta igihe. Abakene benshi ku isi batakaza igihe cyabo bibwira ko barimo gushaka amafaranga. Icyo abantu batazi ni uko umuntu ashobora gutakaza amadolari 500 akongera kuyakorera akayisubiza, mu gihe nyamara nta muntu wasubiza igihe inyuma ngo agarure amasaha yapfushije ubusa. Mu gihe abakire bo bazi ko igihe ari ingenzi kurusha amafaranga. Abakire ntibatakaza umwanya wabo bashaka amafaranga, ahubwo bakoresha umwanya wabo mu guteza imbere ibyo bakora ndetse no kuvumbura udushya. Itandukaniro rya karindwi ni uko abakene bahangana.
Iyo abakene babonye ko hari ikintu umuntu yakoze kikamuteza imbere, nabo bahita bashaka kumwigana ngo bagikore, ndetse ugasanga rimwe na rimwe nta n'ubushobozi bafite bwo kugikora. Ntibajya batekereza ko bavumbura andi mahirwe, ahubwo bashaka kwigana ibyo abandi bakoze, bakibwira ko nabo byabahira cyangwa se babigeraho. Mu gihe abakire bo bahanga udushya. Abakire bahorana ibitekerezo mu buryo bushya ndetse bwo guhanga ibintu bishya. Ntibajya bita ku byo abandi bakora, ahubwo bashakisha uburyo bwo kurema ibintu bishya bitamenyerewe. Iyi niyo mpamvu iyo umukire akoze umushinga amara igihe kirekire kandi kumwigana biba bigoye cyane. Itandukaniro rya munani ni uko abakene banenga cyane. Kenshi abakene baba bafite imitekerereze bakomora ku miryango yabo yo kumva ko ibintu byose ari bibi. Ibi bituma buri kintu cyose akibona mu buryo bubi. Abakene ntibajya bishimira ibyo bafite, mu gihe abakire bo bishimira ibyo bagezeho. Abakire bazi neza ko ibyo bagezeho atari impanuka. Ibi bituma bishimira ibyo bagezeho kuko baba bazi neza ko bitabagwiriye. Itandukaniro rya 9, abakene bumvira inama zose babonye batabanje gushishoza. Abakene bumva inama zose bahabwa kandi nibatandukanya ngo bahitemo izibafitiye akamaro. Zose bumva ko ari nzima. Ntibajya babanza kwibaza ku byo babwiwe ngo bitekerezeho bafate umwanzuro. Mu gihe abakire bo bashaka inama z'abahanga ndetse n'impuguke. Ikintu cya mbere abakire bagira ni ukwiyemeza. Iyo hari ikintu bakeneye gushakaho inama cyangwa se kumenya, bashaka ibitekerezo by'abahanga n'inzobere mu kintu runaka ndetse bakaba bashabasha kubigeraho. Rimwe na rimwe bashobora no gutanga amafaranga menshi kugira ngo babone izo nama. Itandukaniro rya 10 hagati y'abakene n'abakire ni uko abakene bo bagira ibikoresho byinshi byo kwishimisha. Abakene bakunda kwigurira amateleviziyo, amaradiyo ndetse n'ibindi bikoresho byo kwinezeza kuko ari byo bibashimisha. Ntibajya babasha gutekereza ku byabateza imbere, ahubwo bashaka guhora mu myidagaduro gusa. Mu gihe abakire bo bagira ibitabo byinshi ndetse n'ibindi bintu byose byabungura ubumenyi ndetse n'amafaranga. Abakire bamara umwanya wabo munini basoma ibitekerezo by'abahanga ndetse banashakisha ubumenyi bushya. Bagerageza gusobanukirwa imiterere y'ukuri ndetse n'ibintu biriho, bakaba babasha kuvumbura ibintu bishyashya byabateza imbere. Ubukire nta muntu n'umwe bwagenewe, ni ubwa buri wese. Icyo bisaba gusa ni ukumva ko ushoboye kubugeraho kandi ugahindura imyumvire. Ubukire bwo buragutegereje cyane. Icyo ugomba gukora ni ukubufungurira amayira bukabasha kukugeraho ukurikije inama twagiye tugarukaho ziranga abakire. Mbashimiye ko twabanye. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane tujye tubana buri munsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana.